ibyo mwumvise ibyo mutasobanukiwe byose mukabyumva. Yitwa Ev.Eliane, niwe turi buze kubana mu kiganiro. Abantu benshi cyane baramukunda, abantu benshi cyane bakunda uburyo atanga inyigisho ze, ariko rimwe na rimwe abantu babona yuko ari uburyo bw'imwigishirize busa nkaho butangaje, bugezweho niko bavuga. Bugezweho n'uburyo bwo zifasha urubyiruko, zifasha abantu bose bakisangamo. Akaba ari The Ben, indirimbo yayise Ndaje. Akaba rero natwe tukiri mu kiganiro, ntabwo tuje naho tugiye, turacyari. Twizere ko mukomeje kwamuryoherwa n'ikiganiro, mwese mukomeje kugenda mubana natwe. Tuve mu bwiza tujye mu bundi, twinjiye muri gospel zone handi duhura n'abantu batandukanye bakora umwuga wo kuramya cyangwa se bakora umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana. Abafite byinshi cyane, abasesenguzi, abavuga butumwa, abahanzi bakomeye, buri muntu wese n'inzira yahisemo gutambutsa cyangwa se gutwara ubutumwa bwiza bw'Imana. Raina twakiriye umwe mu bantu navuga yuko inyigisho ziwe muri no minsi ziri kunyura abantu batari bake cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Iyo urebye rimwe cyangwa kabiri uhita ubona inyigisho ze. Yitwa Eliane. Mbere yuko mubereka, reka mbanze mbatera amatsiko. Hari akantu gato cyane ngira ngo mbanze mwumvisha. Hari abashobora kuba wenda numvuze izina bakumva baramuzi, hari n'abandi bashobora kwita bakekeranye. Reka mbanze mwumvisha gato cyane ku nyigisho ze, turagaruka mu kanya gato cyane dutangirana nawe ikiganiro. Ese iyo umaze umunsi wa mbere umugabo akora ati ndinaniriwe, umunsi wa kabiri ndeka, ariko umunsi wa gatatu please, umunsi wa kane wandetse, haryo umugabo ukomeza gushaka finally ntabwo igisasu nikiye guturika ari bugiturikiriza no mu gikoni wawe. Ikindi kintu twigisha abagore, gutinyuka ukabwira umugabo please I need you, cyangwa se ushaka no kutamubwira mu magambo ukabikoresha geste. Jewe n'ukuri n'imbere y'Imana nararahiyeho gukora divorce napfa bakampamba. Hari ikintu niyiziho ndingare, je sininya kubivuga. Uyu munsi hari ikibazo cy'abagore rwose, umugabo ajya kumukora akamubwira ngo ndakwiyamye, karese ni wandakaje. So niba yakurakaje se, none se mujya kurakaranya na sex zanyu zarakaranije, kuki mutabikemura? Ntabwo wavu njye mitekereza Evo, ntabwo navuye iwacu nje gutekera Clement. Ngewe hari kimwe niyiziho, icyo nzi cyo ndingare. Ubundi nimba mwarakaranyije se imibiri yanyu no yarakaranyije, ntabwo navuye mu rugo nje gutekera Clement. Yitwa Ev.Eliane cyangwa se umuvuga butumwa Eliane. Welcome. Thank you. Umeze neza? Ndashima Imana. Niki kiri kugusetsa? Sekejwe n'uburyo sekejwe n'uburyo ntunguye ukabishiraho ntari mbizi. Eliane, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umeze neza nari? Iyo ndashima Uwiteka. Okay, ni byiza cyane none. Hanyuma iyo umuntu avuze ngo evangeliste cyangwa se umuvuga butumwa Eliane, mu magambo make abavuze umuntu iki? Iyo uvuze Ev.Eliane cyangwa se umuvuga butumwa Eliane, uvuze umugore, mama w'abana, ndi umugore mfite abana 4 n'umutwaro umwe. Ndi umuvuga butumwa kuva mu itorero rya Zion Temple mu Gatenga, nkaba mu buzima busanzwe ndi rwiyemeza mirimo. Kubera iki wahisemo kuba umuvuga butumwa? Kubera iki wahisemo kubwiriza ubwoko bw'Imana ubinyujije mu hari abaririmba, hari abakora mu buryo butandukanye ariko nabo gatambutse ubutumwa bwabo? Wowe kubera iki wahisemo kuba umuvuga butumwa? Kuririmba ndabikunda ariko ntabyo nzi. Njya bigerageza no kwigana indirimbo z'abahanzi, ariko sinzi niba ari ijwi ryanjye, niba ari uko ntabizi cyane, nyine sinigeze mbyiga. Ariko naje kwisanga mu mpano yo kubwiriza. Njya nibuka nigeze kubaho mu makorari, naririmbye muri Musingi Restoration Church, naririmbye muri korari twa Blessing Choir, muri ndi torero nabagamo ryitwaga Wells of kuririmba nkumva ntabwo ari ibintu binshimisha cyane, ahubwo akenshi nshimishwa guhanagura intebe, gutegurira abantu aho bicara, umurimo wa protocole n'umurimo wo kubwiriza, niyo mirimo nkunda cyane. Kera se ukiri mwana wigeze wiyumvamo iyo mpano yo kuba wabwiriza nko akunda abana
bajyaga bakina wenda nka saye cyangwa iby'abana ko batereka ngembe pasiteri cyangwa wenda ngembwiriza wigeze wenda ukora utwo tuntu ku buryo zari inzozi kuva kera ukiri umwana? Nkiri umwana kubera ko ntabwo iwacu ibintu byo gukizwa cyane byari bihari. Iwacu bari babaporoso ariko bo ku cyumweru gusa, kandi igihe narerewe waba mama bo bari abakatolike, ugasanga uyu munsi najyanye na nyogokuru byara papa muri mu baporo, ejo najyanye na nyogokuru byara mama muri katolike, ariko muri jewe mu buzima bwanjye kuva ndi umwana nakuze ndi wa mwana ukunda ukuri, kandi icyo nzi ukaba waninda unyica ntarakivaho. Udashobora kumbwira ngo hindura uvuga iki, oya icyo nzi nicyo navugaga, niyo wankati ijosi ntago nakirekaga. Ugasanga rero nuko nakuze nkiri umwana wabajyaga banambwira ngo ndi inshanutsi kubera ko ibyo abandi babaga bahishege narabivugaga. Hanyuma ducire ku mayange mu ncamake inzira y'ubuzima bwa Eliane, umuvuga butumwa Eliane isa nkaho ibabaje. Reka twe kujya ku nzira isa nkaho ishimishije, ahubwo turebe ku nzira ibabaje kubera ko yakubereye isomo, ari nabyo byatumye wawe uriwe uyu munsi. Iyo nzira mu ncamake mu by'ukuri nimba hari ubuzima runaka wanyuzemo bubabaje, ubwo buzima n'ubuhe? Ubuzima bwanjye bwo mu bwana, igice kimwe bwabaga buryoshye, ikindi gice bukabiha. Mbese ntago nigeze mbaho nezerewe cyane nk'abandi bana ngo mvuge ngo nkuze ndi umuntu uhora hetwe ahendahendwa terurwa sigwa, oya. Igice kimwe byabaga ari byiza, ejo nkabona birahindutse bitewe naho narerewe cyangwa se n'uburyo navutse, kuko giye kuva nduruhinja sinigeze nderwa na papa na mama. Mama yankurikije cyambere ndi mutoya, no umunsi wa mbere mvuka navutse barimo bakurikira iyo cya musaza wanjye nakurikiraga. Yapfuye ariko wa gatatu mvuka ku wundi wa gatatu, yasaha bicaye hari barimo gukurikira iyo nibwo Eliane yavutse. Noneho mvuka ntunguranye, mvuka mu bibazo, mvuka mu gahinda, ntabwo rero nigeze mbibyishimo by'ababyeyi. Noneho biza kuba ngombwa ko mama nankurikiza ndi muto, ankurikije ndi muto biba ngombwa ko nsubira kwa nyogokuru, gendererwa kwa nyogokuru byara mama. Kwa nyogokuru byara mama naharerewe ndi umutesi, ndi wa mwana acira hanikubite, sogokuru akaba ataryama atazi ko nariye, ndi wa mwana wonse. Nyogokuru yaranyonkeje kugera uyu munsi nzi uko amashereka aryoha. Ariko byaje kugeza igihe famiye, kuko navukiye i Burundi, ababyeyi banjye bangombwa ko bajya Tanzania ko ariho papa yakoreraga ubucuruzi, na mama biza kuba ngombwa yuko asangayo papa. Noneho nguma kuba kwa nyogokuru byara mama, ariko ntibyampira bitewe n'uburyo sogokuru yarateye, bitewe n'ibyo sogokuru yakundaga, yishakiraga imitungo ya papa, kandi kugira ngo ayigereho byari uko angiraho access. Kuko bamutegekaga ko agomba kuyifatanya, sogokuru byara mama yari yaramaze gupfa, biba ngombwa ko bamutegeka ko agomba kuyifatanya na nyogokuru byara mama. Kandi wowe ibintu byo kugabana ntibyari birimo, ntabwo yabyumva. Biba ngombwa rero ko ntwara ngeze iwe nari umwana muto cyane, mbaho mu buzima bubi, mu buzima bwo guteseka, mu buzima bwo gukubitwa, mu buzima bwo gukoreshwa imirimo ntashoboye. Ndahangayika cyane, ariko kugera ubwo sogokuru yaje kugera hano nantema. Arantema, yarazi ko napfuye, aragenda njugunya hano mu ishyamba, ariko kubera ya mana yagombaga kuzakoresha Eliane uyu munsi iyo ndebye inkovu ndabyibuka nyine, ariko nza kubw'Imana nza gukira. Masenge aza kuza arantwara njyana kwa muganga, baramvura ndakira. Sinzibagirwa ko Masenge umuzungu wamvuye yaramubwiye, hari ahantu bitaga ku ishantiye, umuzungu wakoraga aramubwira ati uyu mwana ntago azabaho, bitewe n'ukuntu ibihaha bye byaraboze, inyo zarabiriye, uyu mwana nta myaka 15 yo kuba hafite. Ariko ndashimana ko mu kwa kane nzoza 34. Wow. Hejuru ya 15 ndi mu nyongezo, niyo mpamvu inyongezo yanjye ndimo kuyikoresha neza. Nkabwira Imana ngo nanjye nzagukorera, ntago nzatinya imvura, sinzatinya izuba, sinzatinya ikintu na kimwe. Hanyuma rero iyo umaze kuvuga urugendo rwawe, urumva rwari runababaje, byari bigoye rimwe na rimwe, ibibazo bitandukanye. Reka none twinjira mu bijyanye n'umurimo wawe, ukora umurimo w'Imana mu buryo tutari tumenyerana mu Rwanda. Uburyo abantu rimwe na rimwe iyo bagiye kureba mu bijya ubwoko cyangwa se bwiriza butumwa, hari abagiye gukomanga mu rugo bakagenda bakaganira n'abantu bo mu rugo runaka, hari ufata umuntu akaba inshuti ye
bakagenda mwereka kindness cyangwa se ubwiza bw'Imana. Hari ushobora gukora personal agakora ibwiriza butumwa ry'ubwe akoresheje uburyo bwe butamenyerewe. Mu by'ukuri bongere badufashe, nshaka ko kuri buri video imwe dufite hano ugenda utubwira iyi ngiyi ukavuga akantu gato cyane. Hari umuntu wayumvise ariko utari kwibuka ibyari birimo. Reka twongere tuyumve gato cyane, uragenda udufasha kuri video ya mbere, video ya kabiri kugera kuri video ya gatatu. Ese iyo umaze umunsi wa mbere umugabo akora ati ndinaniriwe, umunsi wa kabiri ndeka, ariko umunsi wa gatatu please, umunsi wa kane wandetse, haryo umugabo ukomeza gushaka finally ntabwo igisasu nikiye guturika ari bugiturikiriza no mu gikoni wawe. Ikindi kintu twigisha abagore, gutinyuka ukabwira umugabo please I need you, cyangwa se ushaka no kutabimubwira mu magambo ukabikoresha geste. Urumva ni amavideo atatu asa nkaho afite n'ibitekerezo bitandukanye. Hamwe harimo kwigisha abagore ibintu bitandukanye, ahandi harimo uburyo umuntu yabana n'umugabo, ahandi harimo na divorce. Ivuga butumwa ryawe muri bwa buryo bwose navuze ni irihe? Nuvuga ngo igice cya kabiri cy'ubuzima bwanjye ari nacyo cyampaye irivuga butumwa cyane. Wenda iyo nza kuguma muri kiriya cyo kwangwa na sogokuru nkakurira muri ubwo buzima, nari kuzigisha wenda ibikomere byo mu miryango, sinari kuzigisha ibyo mu rugo. Ariko tumaze kugera mu Rwanda nyuma ya jenoside, naje kugira ingaruka zo kubana na data utatubereye umubyeyi. Atubera umubyeyi gito, reka mbare ko mbivuga. Uyu munsi nibwo njya mubaza ntariko pa, ngiye nkunda kumwita pa, ntariko pa, ni buriya wumvaga umeze takanwa ngo narinzi ko ariko bubaka. Rwose atubwira ko yarazi ko ariko bubaka, kandi kiriya gihe bari bazi ko kudakanga umugore byatuma gusuzugura, gusabana n'abana waba wicishije amazi. Niyo mvuga ajya kunda kubitubwiramo. Ariko uyu munsi agiye cara akabwira n'abagabo bacu ati ntimuzubake nk'uko nubatse. Rero kubera ukuntu twabanye na papa akatubera umugabo utari mwiza, ntatubere papa mwiza, akajya harika mama buri munsi, agakubita mama. Natwe ubwacu hari igihe izi saha, urabona ko turi saa 4 z'ijoro, hari igihe izi saha yazaga ntago yarazi gukomanga. We yarazaga agakora ku rugi gusa, mugahita mwibwira ko the boss yaje. Ubwo mwatinda gukingura yinjiraga mwese mujya hanze. Hanze n'inkoni nyinshi cyane. Rero nkura nzi ko abagabo ari babi. Urumva nari nzi uburyo sogokuru yamfashe, kandi ibyo gushaka abagore benshi byo numvaga ko ari umuco nyine, sinabitindaga ko sogokuru nawe yagize batatu. Nkaba numva ko ari ibintu biri aho bisanzwe. Cyakora uwo muco waba mama ntawe nigeze mpabona w'abagore benshi. Kabisa waba mama ni hari abantu b'imfura mu buzima, njya ntangira ubuhamya ahantu hose. Ariko papa we noneho ntago yanyuzwe n'abagore, ntago yigeze anyurwa no gusambana. Hageretseho n'inkoni, hagera ko kudutraumatiza. Noneho dukura tuzi ko abagabo ari babi, dukura tutazi urukundo. Mama nta mwanya yagiraga wo kudukunda. Ejo bundi twicaye ku kazi na mama, twasubiyemo ukuntu najyaga nirwaza kugira ngo ntajya gukora ibyo papa ashaka, ahubwo nze kubona uko nkora amasuku mu rugo. Agashaka ngo mu rugo hase neza, ariko akatwima umwanya wo gukora amasuku. Ugasanga aratubyutse mu gitondo kare kare, umwe mwohereza jya gukorera aha, jya gukora iki, gira gutya. Kandi yaza kugaruka yasanga mu rugo hasa nabi tukabizira. Kandi niwe watudeployinze mu mirimo. Noneho rogiye mwigira imitwe yo kujya nirwaza. Kugira ngo nze kubona umwanya wo gukora cya kintu. Bose bamara kujya mu mirimo, nawe amaze kugenda, ngiye ngasigara nkora isuku mu rugo. Yaza agasanga imirimo abandi bayikoze ukwabo, giyewe nakoze amasuku nagize gute, kandi bikamushimisha. Ni nacyo kintu cyaje kunyereka ko abagabo bakunda isuku. Akaza kanezezwa nuko yasanze mu rugo hasa neza, ariko ntamenye ngo byakozwe nandi. Kuko ntago yabaga azi ko agiye yasize n'iryamye ndwaye. Yaza agasanga nicaranye na barumuna banjye na mama, ariko no mu rugo harasa neza, harakeye, ukabona arabyishimiye. Noneho rero ikintu cyaje gutuma ninjira muri uyu muhamagaro ni ubwo buryo nabanye na papa. Maze kugera mu myaka y'ubwangavu nabwo ndafatwa ku ngufu. Birongera biranshoka, binyereka ko abagabo ari babi 100%. Nshaka rero mfite igikomere cy'uko abagabo ari babi. Nshaka nzi ko nta mugabo mwiza ku isi y'Imana ubaho. Noneho ngeze mu rugo nsanga abagabo beza babaho.
mubera mubi numva ko nintihagararaho azansuzugura nk'uko papa asuzugura mama noneho we abonye ko giye mfite igikomere umugabo wanjye wacisha make agerageza kundwaza mbese yari ameze nk'ufite umurwayi mu bitaro ibyo nkoza akandeba akabura uko abigenza akanyihorera noneho igihe kiza kugera imana yonyine bari yinyisangira iba imana niyo yansanze iraza mbona iyerekwa iryo yerekwa niyo ryatumye nca bugufi niyo ryatumye ninjira muri uyu muhamagaro wenda narivugaho gatoya naje kuryama kuko urumva nari umukaratika nari nambaye sentire noire yanjye ubu hano duhuye n'ibibazo kabisa kwirwanaho nabishobora nari umukaratika noneho ko na bwa buzima nari naranyuzemo bwo kubaho nabi kudakundwa kugira gute byaje kunyinjiza mu rumogi nafataga ibiyobyabwenge ubwo ari ryari nabiretse ndi umugore maranye n'umugabo w'imyaka 3 umugabo yari yakubona ukoresha ikiyobyabwenge yakubwiraga icyo yakubonaga uretse kumbwira atakoshera ibintu wazabiretse byica ubuzima akajya nyumvira nkambwa we kunywa inzoga nyine buri wese afata icyo ashoboye ariko nshima Imana ko umunsi byose twabivuyeho nawe inzoga ubwo rero Imana yaje kunsanga ari mu ijoro nza kugira iyerekwa ndota mbona papa wanjye ni umugabo muremure cyane mwiza kuntu w'inzobe noneho mbona papa aje imbere yanjye yambaye costume araza arambwira ngo anyereka itasi nakujya gakunda kwifata gutya nkamubwira kabisa anyereka itasi iteretse ku meza arangije haza umutingito ya tasi irahanuka ku bitasi icika akaboko arambwira ngo Eliane ngo bitasi wayiteguramo umugabo ntago nzaho icyubahiro cyavuye bitanga no yabaye expired ngo uko niko nguciye uko kuboko nawe wabaye expired kwa what arongera azana itara ry'ikirahure aritereka ku meza ingesira zirya ryatara aya maboko aragwa n'ikirahure kirameneka arangije arambaza ngo Eliane iri tara wakongera kuritegura ku meza ngano even naryo ryabaye expired arambwira ngo uko niko nguciye ayo maboko yombi wifata imbere y'umwana wanjye nawe wabaye expired ndavuga umwana wawe mugenge nabonaga ari we papa wanjye ndaba umwana wawe se ninde mbibaza n'agasuzuguro kenshi numva nyine ubwo nyamara kuvuga iryo jambo mpita nkanguka ngikanguka ndabyuka ndikanga ndicara nanjye nararaga nambaye ari amapinjama njya mvuga ko nzatwika nawe yararanaga ikabutura noneho arangije nicaye ku buriri ndimo kwibaza niba napfuye niba ndi muzima mpita numva ryajwi rya papa kandi riragarutse noneho ndi maso nkanuye arambwira ngo umwana wanjye ni Clement fuka what Clement se wamubyaye ryari ko ari jewe mfura yawe kurumva Eric kazungu nkurikira no sorry Eric nkurikira yarapfuye ni jewe mfura niko ari jewe mfura yawe umwana wawe nindi ati umwana wanjye ni Clement se umwana wawe ryari ntangira kuburana n'Imana numva ijwi rimbwiye ngo ndi Imana ivugana nawe iryo jwi n'ubu ntirishobora gusibangana mu matwi yanjye ryaje ari ijwi rihamye mbese ritsindagiye urazi iyo umuntu akubwira atsindagira cyane ko zari mbyuka ndazenguruka igitanda ndaza mfukama imbere ya Clement musaba imbabazi niwo munsi wa mbere mu buzima nari musabye imbabazi mubwira ibimbayo hakajya mbwira sheri it's okay nkamugana no Imana amaze kunyumvisha ko ndi umunyamakosa 100% kandi koko nisubiyemo nasanze ntari umugore sinari nzi gusasira umugabo ya masuku nakoraga iwacu yes gukoropa muri salo amaze kugenda nabwo aho ngo nzuko basasira umugabo nzuko bategurira umugabo ku meza nzuko numvaga ari ukungira umuretwa we ariko ubwo noneho nahise ntangira kumenya kuganduka icyari cyo ntangira kujya ngenda ngiriyerwa muri giye ko umugore mba nsomye Bibiliya nsanga muri Bibiliya bivuga ko umugore n'umugabo bagomba kuba mu cyuma cyabo bambaye ubusa nta kujya kwambara imbere y'umugabo mbese hari ibintu tugomba kureka uyu munsi twebwe dufata nk'iterambere dufata nk'iki hari umuntu umwe wambwiye ngo mbese ngo kwiburayi hakonja ngo warara wambaye ubusa ngo nturware sindibuka ukuntu yabivuze nanjye ndamaza mbega woga wambaye iyo ugiye muri douche ujya muri douche wambaye hanyuma se iyo mugiye gukora sex bwo mami yo wamukundiye iryo rimwe mu cyumweru ubikora wambaye ngo nyine ngo nabwa no izo ni mu de defense
ngiye kuta nkubaza kuko wagize icyo kibazo cyo kuba wenda wajya gushaka umugabo bikakugora mbere y'uko ufatwa unakora n'ubukwe harimo imyaka ingahe ufatwa ku ngufu unakorera mariya ibyo byabaye 2004 kandi nyuma yaho gato nibwo nashatse 2007 nibwo nabanye n'umugabo imyaka 3 hanyuma rero uyu munsi sosiyete ubamo umuryango nyarwanda ubamo pasiteri nimba hari aho usengera abantu mubana umunsi ku munsi bagendeye ku nyigisho zawe n'uburyo zigera hirya no hino ufatwa gute? Wenda aposo wanjye ntiturabiganiraho cyane ntabwo nzi ukuntu abifata ntabwo arambwira uburyo abifata ariko abandi bashumba banjye ubo tubana umunsi ku wundi bamakuhaje ndetse bamwe no ku mbuga za WhatsApp mfite bariho ibyigisho ntanga barabizi birakunzwe kuko uyu munsi abantu benshi ntabwo bashaka kuvuga ukuri baraguhisha cyane ugasanga ahubwo baraguca hejuru agashaka kuvuga ngo nyine ngo buriya ngo urabona ngo nyine ngo iyi Bibiliya ngo ijya kubamo shokora ngo ariko ikabamo n'umutuku no ntabwo ashaka kuvugisha ukuri ngo iyi Bibiliya ni shokora warashaka kukwereka ijya kubamo ariko uvugisha ukuri. Nari buze kukubaza ikibazo cy'uko umugabo wa Ev.Eliane yakira uburyo ukora umwuga ariko kubera ko Imana yaguhisemo kugira ngo ubwirize ubutumwa urabanza uramwegera umusaba imbabazi bite bigaragara yuko wahindutse ahubwo ikibazo mpita nibazanga abandi bagabo batandukanye hirya no hino iyo babonye inyigisho zawe hari abashobora kuvuga ngo ariko umugabo w'uyu mugore yarahiriwe n'umunyamahirwe ese nanjye umugore nk'uyu namubona nta bagabo bajya bakwandikira Eida yagukunze byo kugukunda cyangwa agusaba yuko wamurangira umugore umeze nkawe? Abagabo ikintu cyo ku munsi byibuze ushobora kubona nk'abagabo bakubwira ibyo bintu bangahe ko bankunda se ashobora kuba yagukunda cyangwa se yakwifuza yuko wamushakira umugore umeze nkawe? Ubundi akenshi iyo bampamagaye kuko njya mvuga ngo umubare munini umpamagara nk'uyu munsi nko mu matelefone wenda arenga nka 50 nitabye ngo niyo urabibona ko niyo hanze ushobora kuza gusanga ari umugabo cyangwa se ari umugore barampamagara bose ariko cyane cyane abagabo barambwira ati ni iki twakora kugira ngo natwe abagore bacu bamenye ukuri nkababwira ikintu mwakora kugira ngo abagore banyu bamenye ukuri ni ukuganira nabo ni mubahe time. Ikibazo dufite uyu munsi kandi jyewe ntashinja abagore cyangwa ntashinja abagabo ahubwo nshinja societe yacu ntabwo ababyeyi bacu bigeze baba open ngo batubwire ngo umugore mu rugo bimera gutya umugabo mu rugo bimera gutya noneho ugashaka wihigira nabyo ndi bakubwira muri bridal shower akenshi ugera mu rugo gasanga sibyo sanzeyo noneho rero abagabo ahuye n'umugore bakoreye bridal shower babwiye ibintu byinshi cyane umugabo aje ari nta n'ikintu wazi ntimwicaye hasi ngo mubishe yaringe nicyo kibazo gikomeye cyane gihari uyu munsi gihe rero umugabo wese ungishije inama iyo ambwiye ati gese nabasha kubimubwira mpita mubwira ampa nimero ye abagabo benshi tuvugana agiye bahita bampa nimero z'abagore babo nkegera abagore kuko buriya umugore niwe nyirurugo mutima w'urugo kandi umunyarwanda yageze kubivuga neza ngo icyo umugore ashaka n'Imana iragishaka. Ese umusaruro ubona w'ingo zishodo ku munino minsi tugira umubare munini w'ingo zigenda zisenyuka umunsi ku munsi rimwe na rimwe umuntu akibaza kiba kiri kubitera ugasanga umugore n'umugabo baricana kandi barakundanaga ugasanga umugore n'umugabo bari gusaba gatanya mu buryo bwihuse ugasanga mu by'ukuri abantu bamwe na bamwe ntabwo bakifuza kubaka kubera bimwe na bimwe bigenda bivugwa mu bantu bashakanye. Uyu munsi ugende ku nyigisho zawe umusaruro uraboneka mu ngo runaka? Wenda nabivuga ntanga ingero uyu munsi urabona ko mfite groupe kuri Telegram y'abadamu urabona ko hariho abadamu 205 iyi ni y'abadamu kandi kuri Telegram nta na groupe y'abagabo ndagira noneho kuri WhatsApp mfite groupe ebyiri z'abadamu zose zitwa urugo niki iz'abadamu uyu munsi ni ebyiri zose ziruzuye iz'abagabo kuri WhatsApp ni rumwe nta nubwo ruruzura neza iyo amaze kubona inyigisho ashaka abagabo ukuntu bitera ahita avaho
urubyiruko niho maze kugira izindi groupe ebyiri ubwo abo nabemera kujya kuri WhatsApp kuri groupe ariko hari n'umbwira ati nkeneye inbox ngenda nkeneye inyigisho za inbox ujye uzimpa ku buryo nk'ubu urugero mu kanya maze ndi hano urabona ko mfite message 1000 izi zije kuko ndi harabonaga ko ndimo gusoma ariko bakanya gato nicanga mfite message 1000 kandi zose magomba kuzisoma nkanasubiza. Ese ubifatanya gute n'akazi no kuba wakora kwigisha abantu gutya ku mbuga nkoranyambaga ugakora n'akazi kawe ka buri munsi ukita no kubana? No kuvuga ngo ikintu nkora je wongera timetable nk'ubu kuva mu gitondo mbyuka saa 10:10 ngategura abana bakajya ku ishuri mbageza ku ishuri saa 12:00 kuko aba muri primaire batangira prep saa 12:30 ubwo yongeje abana ku ishuri mpita nkomeza mu kazi jewe amaduka yanjye saa 1 mba nakinguye ubwo ngatangira ngakora akazi nongera kujya mu bintu bya WhatsApp saa 5. Okay. Hanyuma rero turi kugana no ku musozi kugira twakire abandi batumirwa bacu mu kiganiro ni kuri 10 overtbook n'ubundi nkuko bisanzwe turi kuri TV10 turi kumwe n'umutumirwa wacu yitwa Ev.Eliane n'umwe mu bantu navuga yuko muri no minsi ubutumwa bwabo buri kugira ngo wa. Hanyuma rero tugana ku musozo ubutumwa muri no minsi abashakanye abatarashakana bitegura gushakana uyu munsi nowe butumwa wabagenera mbere yuko tugera kuri ubwo butumwa uza no kubwira abantu mu by'ukuri saba gushaka bakubona gute reka twongere twumve ku ka video gato cyane hanyuma ni nakuheraho witugira inama abashakanye ukabikoresha geste jewe n'ukuri n'imbere y'Imana nararayeho gukora divorce napfa bakampamba hari ikintu niyiziho ndingare je sininya kubivuga uyu munsi hari ikibazo cy'abagore rwose umugabo ajya kumukora akamubwira ngo ndakwiyamye karese ni wandakaje so niba yakurakaje se none se mujya kurakaranya na sex zanyu zarakaranije kuki mutabikemura ntabwo wavuye njye mbitekereza Evo ntabwo navuye iwacu nje gutekera crema ntabwo umuntu aba yaravuye mu rugo ntabwo yavuye mu rugo Eliane igiye gutekera crema reka turebe ku bintu bibiri mbere yuko tugana ku musozi tugira n'inama abanyarwanda ntabwo umuntu yakora divorce se aho kugira ngo abantu bicane kandi mu by'ukuri batari kumvikana ntabwo ikiza ari uko bashobora gutandukana. Icyo kibazo njya ngisubiza gutya abantu benshi bagenda kuri karakana ngo ndingare impamvu nakavuze nabwiraga Sabe ngo ndiyizi ndingare ndetse niyo ubwiye umuntu ngo ndumubandakazi ahita avuga ngo ngo ubugare bw'ababandakazi ndabuzi ariko ikintu cya mbere ngiye nkimara kwakira agakiza cyangwa se nkimara gukizwa ikintu cya mbere nabanje kumanaginga ni bwa bugare ese iyo ngeze imbere y'umugabo wanjye wenda nk'aba basabe baduhorana kenshi bamaze kumenya uko mbana n'umugabo wanjye njye y'umugabo wanjye azamutse ndamanuka ikindi cya kabiri nirinda ko agera kuri ya etape yo kunyica buriya ikintu abantu bajya bibeshyaho ntabwo umuntu azaza yagushatse ejo agushatse gukunda abona uri mwiza abona uri ikibasumba nawe ubona ari rudasumbwa ngo ejo azahita afata ishoka guteme ntabwo bibaho ahubwo burya haba hari utuntu twabanjemo rero ikintu umugore mwiza cyangwa se umugore w'umutima agomba kubanza kumenya niba ubona rudasumbwa wawe atangiye guhinduka hita ureba akantu karimo gatuma ahinduka ugerageza ko kantu gakure mu nzira kubera ko tugira n'ababosi mu kazi wenda nkagenda bosi iyo mbwiye umukozi wanyu ngo sinshaka ko iki kintu uzongera kugisanga aribwiriza ejo kugira ngo ntamwirukana ngasanga yagishyize aho kigomba kuba niba uri umugore ukorera wenda urugero muri company runaka ukaba wumvira bosi wawe akavuga ngo iki gikora ukagikora wayi umugabo atakubwira inshuro imwe ya kabiri ya gatatu tikizingishaka kuki utagihindura gihindure ukarume wa mujinya we kandi niba azamutse irinde kuvuga kuko jewe bimvuga maze kugenda mbibona ahantu henshi hari n'ahantu byambabaje kubona umuntu atinyuka akabwira umuntu w'umuyobozi abandi bubaha igihugu cyubaha nkambwira ngo wowe urimbwa imbere yanjye nk'iryo jambo ntabwo waribwira umugabo kabiri gatatu nawe ni umuntu nawe yambaye umubiri hari amagambo tugomba kwirinda hari ibikorwa runaka tugomba kwirinda urambabara akakantu sinagenda ntakavuze tukamenya no kumanaginga ibintu byose biri imbere yacu sibyo niba mfite iyi smartphone ntabwo smartphone ije gusimbura urugo rwanjye
ariko uyu munsi hari umugore uzasanga ahera mu gitondo ari kuri smartphone akageza nijoro ari kuri smartphone, mu gitanda ugasanga harimo abantu bane, umugabo afitiye smartphone, umugore afitiye smartphone, barimo gucyatinga n'abandi bantu. Ese kuki ntanakeka ko ari abahabara bawe urimo uvugana nabo? Because nta mwanya ngiye wampaye. Aka kantu nako kama smartphone yaje, amaseri, ama group WhatsApp, ama bridal shower, tukamenya no guhana amakuru. Ikindi kintu nacyo kirimo gutuma uyu munsi haba ama divorce menshi. Umugore arifasha avuye mu kazi, Ev.Eliane mvuye mu kazi, wantumiye mu kiganiro, simbwiye umutware wanjye gahunda mfite, arampamagaye saa 3 z'ijoro, sheri uriye kutaragera mu rugo, nagiye mu kiganiro kuri televiziyo, ntuzi se ko ndumuvuga butumwa. Ntabwo ari uko ngo umugore w'umutima yubaka, ngomba kumuha itangazo nanjye ukirimo, amubwira afite ubutumire ko ngengirirwa ubuntu, ko niyo mbimubwiye rwose ahita amperekeza. Ariko ubwo iyo utabimubwiye ukagenda atabizi nta naguherekeje, ni gute atagukeka? Ni ikibazo gikomeye kirimo gutera impfu nyinshi n'amadivorce menshi. Harimo gufuha kubera communication nkeya, no gucana inyuma biva kuri kariya kantu ko kudasabana. Iyo abantu badasabana, ikintu gituma abafiance bakundana barasabana. Ubwo mpita nanagiramo inama urubyiruko, uruvuga ngo iyo ukiri umusore undi ari inkumi, muba mukundana, muba muteretana, buri kanya mubaza sheri wariye, sho uyu munsi wariye iki, sweetheart uyu munsi uragiye ku kazi wambaye iki, uyu munsi ugasanga akantu kose murakabwirana, akantu kose nta kintu muhishanya. Ariko iyo mumaze kugera mu rugo murahishanya, ugasanga ni ibibazo bikomeye. Ugasanga umwe atangiye kugira account ye hariya, undi afite account ye hariya, umwe ntashaka kubwira undi umushahara hembwa. Impamvu ni iyihe? Communication yarahagaze, cyangwa se ubusabane bwarahagaze, ntago mugishaka. Hari ikintu nigeze kumva muri bridal shower, ngo umukobwa mwiza rero, ngo umugore nyawe ngo agira udufaranga twe yihishira ku ruhande azajya afashisha biwabo, ngo cyangwa se two wikenuza mu tundi tuntu umugabo wawe atazi. Giye kugicanye ndakubwira ngo nta kintu na kimwe ugomba gukora umugabo wawe atazi, kubera ko nakimenya bizamukomeretsa ku rutwo ari kukimubwira. Mfashe 10,000 ngabihe iwacu umugabo atabizi akabimenya, yahita akeka ko na miliyoni nyitanga. Ariko iyo twabiganiriyeho akabikora n'umutima we ukunze, ejo nanjye akambwira ikibazo kiri iwabo nkagikora n'umutima ukunze, numva ntacyo napfa n'umugabo wanjye. Ntabwo nta kintu na kimwe dushobora kurenza kuri ubwo butumwa bwiza. Niyo nama agiriye abanyarwanda, imbaga nyinshi hafi miliyoni wenda kugera kuri 13, ubwo abenda gushaka abashatse n'abari batekereje kubyihorera kubera impamvu zitandukanye. Ubwo namwe mugire gute mubisubiremo. Wakoze kuza. Urakoze cyane Kesi, ntago ugeze umbaza ndibaza ko wenda we wabimbi icyo zambaza. Umwanya wawe muto, ariko njye nifite ikibazo, sinzi niba hari umunota umwe tukakibaza. Na kibazo. Nari mfite ikibazo cy'ukuntu ababyeyi benshi ari busanga bafite uruhare rw'uko abana badakora ingo zabo neza ngo bashakane. Akenshi ubusanga batamushyigikiye, wenda ngumba n'umukobwa yakunze umuhungu wenda w'umwisilamu, ugasanga wenda ndumudivantiste, nkunze umuhungu w'umwisilamu, ubwo bavuze ati ntabwo ushaka kuba umwisilamu turabyanze. Ugasanga nimba ngiye no kwishingira kuri uwo muhungu, nzaba nagiye numvikanye neza no mu rugo, urumva hahandi rwa rugo rwanjye ababyeyi banjye batangiye kurwica. Ugasanga niye mpamvu n'ababyeyi batumva ko umwana yagakwiye gushaka umutima ukunze atari idini. Icyo kibazo nagisubiza mbwira ababyeyi ngo ubundi urugo rw'umwana wawe niwo rutegura mbere. Niba uri umubyeyi w'umukristo wakabaye usengera umwana wawe, ukamwicaza ukamuganiriza, ukanamenya aba best friend be, aba boyfriend be, ukamenya abasabana nabo, ni nabwo uzabasha kumanaginga umwana wawe mu rukundo. Ariko none uhengere cyagiye kukubwira ngo mama dore fiance cyangwa papa dore fiance, utangiye kumufuhira no gufuhira idini ryawe. Nyamara icyo ni ikintu wakabaye warakoze kera, none umwana agakurira muri wa muco wawe wowe. Ese niba muri Adventiste nta mugabo yabonyemo, akaba mubonye wenda muri Katolike cyangwa muri Isilamu, bitewe nuko ari zo nshuti nyinshi afite, wowe ugiye gutangira ibitagishoboka, swati yamaze no kuryamana nawe ntabyo uzi, kuko ntago uri hafi ye cyane. Numva inama nagira ababyeyi, niba byageze kuri iyo etape, wikwitambika, kuko ni witambika urangana n'umwana wawe, nurangiza na rwa rugo kurugeramo bizakurushya, ahubwo shyigikira umwana, noneho urushaho kumusengera. Urushaho kumusengera. Hanyuma rero bwira abantu bakubona gute ku mbuga nkoranyambaga, nimbara abashaka inyigisho zawe, ese kuri caca usengera ni hehe, kugira ngo abakunda inyigisho zawe ku cyumweru runaka bajye baza guterana nawe. Hanyuma tugushimire kuza kubana natwe muri 10 of Atibuko kuri TV10.
nsengera mu itorero rya Zion Temple mu Gatenga nk'uko nabibabwiye. Hanyuma ku mbuga nkoranyambaga wambona kuri Instagram ni niyo nagira Eliane, kuri Facebook ni niyo nagira Eliane, kuri Twitter ni niyo nagira Eliane, kuri like ni niyo nagira Eliane. Hanyuma kuri telefone ni 0783 40 44.